aya ibazo ndi wabikora wi atari icyamamare nyagasani true mbega urwego mana we mbega icyerekezo aracyari Julia Giti w'Imana kimizi mirefu w'i Rwanda kizigenza w'iyinjyana ni wa muhungu abanyarwanda ushoboye ndetse unashobotse aracyari munyakazi wakamejeje aya bas hamwe na Dylan Kabaka aya turahana Dylan Bebe the big legacy manager ariko muramwumva Kabaka mani muramuzi cyane vuze ngwiki arazwi no mu Bubiligi mwari mumuzi ariko aya bas yo banyita Dylan Kabaka banyita Dylan batinya Dylan ibikorwa Dylan Bebe mwari muri ahariko Moka gato cyane atanya kiswe unlock the haunted app application yasetswe muri amadayimoni ni kibi wagira ngo kuvuga application za application ngizo muri telefone yanyu biri bayise unlock gufungura barafungura ikirero ni mukanya ngiki warakunze countdown udacikwa kuyu munsi ni unlock akari manaka Lucky Fire Silvizo ndetse nande na Go Dance Endi Neri watanga umunsi wundi tangu musundi kuni yakamanu okaga tucyane tujya muri mu Buhinde nkaya ngo bine nago bikoreka zembereke unlock itangira fungo ryawe ntiwamukira ikibara hitakiguha umuneke itawumira nikiramanuka mashusa we simanuka ibyo ushaka byose yabikora tugereza ye ni nkaheba batanga umunsi wundi atanga umunsi wundi kuni yakamanura atabonye mura batanga umunsi wundi atanga umunsi wundi kuni yakamanura atabonye mura ndibona meditine ari kuvuga ndi munsi okay Wafia wentwale wamwita Go Dance Miss Pamela Ingabire mwene Rufendeke mwene Munyombya ana mureba mu maso muri no kwitaka okay gatcyane dutanya unlock the haunted app tegereza yewe ni nkaheba batanga umunsi wundi baby atanga umunsi wundi kamanura atabonye mura batanga umunsi wundi atanga umunsi wundi kuni yakamanura atabonye mura mbese nka King Simba sasa umaze gukokinga mumu muhungu Michael Jackson ewan arashaka kurasa ku Lucky Fire pepeta baby pepeta baby pepeta batanga umunsi wundi atanga umunsi wundi kuni yakamanura atabonye mura batanga umunsi wundi atanga umunsi wundi kuni yakamanura atabonye mura okay chicken mazana ni Dylan Bebe bega kawiti naza sanga pimo
Gwiki. waba warazengurutse amahanga wifuza bikanga gana umuvuzi gakondo ukorera mu mujyi wa Kigali uvura indwara nyinshi zananiranye cyane cyane indwara z'amarozi indwara zo ku ruhu indwara z'imbere mu mubiri avura indwara nyinshi zananiranye wamusanga kuri nimero ari nimero ya WhatsApp 0785211354 cyangwa se ukamusanga kuri 0722509510 avura indwara nyinshi zananiranye tuzingura umugabo bafatiriye tuvura indwara z'amarozi tuvura amarozi y'amaguherano tuvura amarozi y'amategano tuvura uburemba tuvura ubugumba dutanga umuti utumutera akabariro neza dutanga umuti ku badamu bakagira amavangingo tuvura abasazi birukanka ku gasozi dutanga umuti ku bashaka kureka itabi n'inzoga tuvura ibihato tuvura amahumane n'izindi nyinshi zananiranye wamusanga kuri nimero ari nimero ya WhatsApp 0785211354 cyangwa se ukamusanga kuri 0722509510 Ra Azi5 original film ndetse ibyo banditse ye harakantu ubonye 18 plus yes Katrina Entertainment presents ini ngoranya uyu ni Dina ni bebe ndetse nka sasa gutangira Windhouse Film Production application iracaza akose kuki utata kandi wakora ibirenze ibyo ucyo ujya kuneka abantu wakora ibirenze ibyo why spy when you can do more yeah Junior arabyishe ngihangane bite dia You have unlocked your new friend. ufunguye inshuti yawe nshya you have unlocked your new friend ipampura rifunguye urifuza iki taravuyeho लाइट्स ठीक कर दो yanga amatara yake araka areka naje ibingibi norohorane Happy? urishimye itonere filime yego wewe izera nurangiza uvuge iki byanya byo ushaka trust and say wewe izera nurangiza uvuge icyo ushaka byanyabyo yakwibuka ngaro umuzonze Lidi Amar nyine Amal nyine Amal telefone irazima ifone irazima bakasine nakira umubare nakira yakose ariko se hey kujya wice dore kakene ngo karavaho kamaje kuvaho abari baryamye ari we Lidi na Amal Lidivine kwenye Lidivine hapa ya telefone agenda irifungura ijya mu mafoto ni mubibonye ye beya हाय bite रिदी घर पे Nese Lidi ari mu rugo arahari नहीं ऑफिस में araha oya wasanga yagiye mu kazi leave it kamuhamagara we yabireke amara yasaza mu cyakare क्या हुआ Nese byagenze bite What happened huh? byagenze bite mbwira सच बता सु ndagira ngo si umbwiza ukuri Dia Is Riddhi cheating on me? ese koko Lidi ari kunca inyuma wiki क्या बोल Lidi anca inyuma si kuvuga iki oya nyine ariko si nyine icyo mvuga reba आज सुबह मुझे एक मेल फॉरवर्ड आया था rwose ari mail nabonye muri iki gitondo uyu munsi aya ni amafoto ya Lidi मुझे लगा हो सकता है kubera ko nari naketse ko ndi wowe usanga umuzi neza कि तुमने इसे पहले कहीं देखा है ese uyu mugabo wigeze umubonaho oya mugabo nta hantu muzi should do it see Please don't. she's my ndakwinginze bakora inshuti yanjye Lidi हो सकता है ये हमारे कॉमन फ्रेंड्स में हो let me check wasanga ni inshuti duhuriye kajye kureba nimba hari ahantu nyizi ngaza kuvuga ngo inshuti yawe reka ujye kuyireba hehe
yahise yibuka amagambo yabwiye telefone anga telefone imubwira na application yitwa unlock imubwira ati wowe izere nurangiza uvuga icyo ukeneye bya nyabyo avuga ngo Amari ko bya bintu bishaka kuba bikora we ageze ngabona na kamera yakoze amafoto sayabonye नहीं मुझे कुछ नहीं tanga kamera mu cyumba cyane cya Amal Let me check. nta kintu nanga ndabona reka ndebe oya nabwiye nagihari कुछ नहीं आया है ntacyo हमने आ गया है अब फोटोग्राफ्स देखकर क्या मिलेगा nese nundi ko kuri kwajya agaragara wundi amafoto ni iki samazi ntacyo bimaze kuyabona n'ubundi I'm sorry mbabarire I ntago nyine nari mbizi ko maybe nyine ये मतलब iyo ngo akirisa akiriki पहले भी na mbere se अब nyine urabona Amari then Didi rwose ni inshuti yanjye satanye no ko tenya filime urari rwose bimeye ku murebe birangiye byose cyari she is your friend और मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ nyine ni inshuti yawe gusa nyine mbese nyine ntago ndi inshuti yawe Sohani please rwose Diana nakwinginze all right sawa actually nyine mukuri कॉलेज में twiga muri college muri university उसका कोई भी stable relationship नहीं ntago yigeze rwose agira umubano uhamye ngo wakune n'umuntu ngo birambe gusa nyine naye natekereje ko ari ahahise wenda byahindutse teranya really thought she's pretty serious about it naketse ko rwose ari serieuse kuri wowe uzi n'ikindi नहीं चूतिया ndi umuswa amafulu चूतिया हूँ that I trusted rwose ndi umuswa ko namwizeye ayatuza kumwikoreshwaho gusa twararenganye we we tuza uzi n'ikindi वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है ntabwo ari kwitaba telefone yeah wasanga wenda afite igisobanuro pictures said it all ariko amafoto byose arabivuga explanation my friend ibyo bisobanuro se ni ibiki So, icyo bimbwiye I really feel कि I should be rwose ahangaha reka nkubwize ukuri Amari nimba ari uko bimeze reka rwose numva nkwiye kubwiza ukuri byose one thing रिद्धि मेरी friend है पर तू भी मेरा दोस्त rwose nshaka ikintu nshaka kukubwira rwose Diego ni inshuti yanjye gusa nawe ni inshuti yanjye you deserve somebody better rwose ukwiye umuntu urenze you're such an honest man rwose uri umugabo w'umunyakuri yewe mana igihungu kijya ntibyatinze Amari arasohoka arataha yewe gapurikasiyo we imeze nk'ubusobanuro bwa diraniwe apurikasiyo ifite ubuzima cyane urishimye very happy ndishimye cyane For your father. nicyo gihe cy'akazi kawe ka mbere rero task akazi hari akazi ugomba gukora Steam task complete karo. kugira ngo rwose urabanza urangize akazi babonye akazi ubwo ni utuzi mwihangane utuzi dutatu ndetse ufungura icyifuzo cyawe ubwo tuzi tutabaho nyine nta kwe nabibabwiramo n'utuzi nyine iki ubwo ni akazi butatu kugira ngo bwumvikane neza arabyemera akazi bakamuhereze baramuha akazi imbwa butatu tuzi niba tutabaho turagoramisha ibindi aza hano kazi ni nyabaki yuko twatangira filime abatabyibuka namwe mukomerezaho mutabyibuka ni mutabyibuka ni babandi barangiza filime yanjye ndimo namenya ko filime ari iyanjye hari filime ngo nziza nigeze kubona wasenze umuntu wayikoze igihe yita rwose ahangaha wigaye ubwo ati ukore ku mutima ubwo ati ndigaye amwereka purake y'imodoka ajya muri iyo modoka nkwandikiye modoka ataravaho ajya witara rimwe moja rimwe matara ajya wita lumwe rimwe nyine lumwe tara modoka aribona neza mfata sasa igikapu kiri muri butu y'iyo modoka arayibonye taragiye ajyaho neza ajya hejuru yaho iyo modoka iri neza mfata igikapu kiri muri butu y'iyo modoka agikora yumva kiraremereye karabaye igikapu ko kiremere igikapu kiraremereye kuko si umushandiko w'amafaranga ubu uri abantu bagira amatsiko bantu b'isi aza gufungura arebe mu gikapu harimo iki
igikapu gufungura karabaye harimo umuntu mu gikapu ndetse n'umwana nimubonye ko ari umwana nakwiye ngo benshi mwumva mwafata panya ngo zigera kubyo mwifuza mujye mwitonda funga ibibazo kabiranga n'ibindi imodoka zirasakuza karabaye zirasakuza imodoka ndapfuye bagusanze hano ya modoka arayibura bakora atajya akora ari kiri kuza mu gicucu ari kiri kuza tagira ubwoba ko se mwihangana ndabizi mutagiye kugira ubwoba imitima hamwe kirakibura arakibura mama we mama nyagasani mama mia yewe Margarita Signolita Bone kintu aranyanyura sasa atwariruka ni n'umutasi agaruka kuri ya modoka rege kapura reka yijyane apa kumwica kabiri disi yewe ndabikora akibwa ngo ndabikora amatara yose aratuza yari kumyasa nka ambilanse aratuza yose aratuza arongera akaneza akurangana igikapu sasa kurangana igikapu tazakina bayise haunted up ya application ikakuzironda ubundi guhondinga umuntu ni nko kumuzironda ubundi tujya kwibuka ibyo yakoze yazanye nk'akana ntabwo azikishwe ngo nande naza akana ngo byagenze bite kana bagashyize mu gikapu aba amabwiriza ngomba kuyakurikiza yazanye n'akana byarimo aribuka ibyo yakoze za kunywa amazi angana mwana amazi kuva atagwagije umwana yamushukunye mu mazi wari umukobwa usanzwe arakawiti k'Imana kiturije felicitation akazi ka mbere karakozwe tasanga mal congratulations Sue dia felicitation तुम्हारा first task akazi ka mbere kararangiye सब तुम्हारे लिए किया bose byose mbikoze ku bwa mal don't worry igihe ikibazo अब सब ठीक byose biragenda neza से होगा अमर bose gute amal से होगा gute kweli ring yumvaga telefone tingling ko telefone gusona amari yamwimaginaga amari na wari bogari w'Imana हेलो शाम को फ्री है uyu mugoroba se hari ikintu gukora uri free क्यों kuyego kwera iki uri free ntago n'ubu rwose yigeze yitaba उसे मैसेजेस किए rwose ramwandikiye ubutumwa gusa ntabwo bwamugezeho sasa kumba ngo dore bavuga nguyu nilindi dia wasanga yamburotse did you meet her nese mwahuye cyangwa se mwize muvugana oya reka naho ntabwo turahura ntabwo turavugana ndebe sinyega ko arataha I'm sure usi bande ke sath hogi wasanga ukiri kumwe na wa mutiba यार simbizi byashoboka tubonane bye yewe Imana nubwo umuntu namuyuguye ari kwibogari yibone ibogari risa nka dirani yewe samanya ngo mvuga ndivuga nyine ariko murarakaye mwamaze क्या हुआ byagenze bite se kukiri murarira What happened Ritz nizi byagenze bite अमर यार namara वेट कर रहा है अजीब अजीब मैसेजेस भेज bose arimo aranyirengagiza kanyoza ubutumwa butanga yutamye ukuntu bumeze nyereka se tureba हो गया acting so weird मेरा call भी no kwitwara mu buryo budasanzwe अरे वो ntabwo rero barananyitaho ku mpande zombi ntabwo kwasha guhuza मैसेजेस किए sasa ngo yibutse na none umwana ngo namwandikiye ubutumwa ntibwamugeraho हो सकता है उसने मुझे ब्लॉक कर wasanga yamburotse मीटर मुझे समझ में मैंने कुछ किया ariko ntabwo nimbaza ikintu naba nakoze ntabwo mbyumva हमें try to reach niba nagerageza kumuhamagara byanze nyine wimuhamagara क्यों कर रही है कॉल unamuhamagarira ikibuno सुन मेरी wikirushya ऐसे लोगों को सर पे चढ़ाना बंद कर प्लीज abantu nk'abari ari gukomeza kubashimisha ntacyo bimaze ntabwo mbikunda rero uburyo urimo urarira gusa ngo yishime n'icyo ya ओके berekera एंड प्रॉमिस मी ntabwo bereho we ubundi se mbere uko abona What is it? ntabwo wari uriho सेल्फ
wese yakutari umamagara He thinks he can. atekereza ko ari ameza atari nyabaki Without you, you yumva ko rwose yakora neza can. ko wa rwose Okay? we nimba atekereza ko yabaho atagufite nawe nuko Call him. ntumamagare urakoze rata nshuti yanyu nawe mundebere inshuti mufite muzitondere dusura we wumva kefasi cyashya buriya nanjye nyamukeka buriya na Freddy ufite ukuntu tuba tubona rwose tutazi atone itsinda rero uzarisenya You know what, Soup? uzikiri su मैं और रिति इतने दिनों से एक rwose njye na Didi twe tumaze rwose imyaka myinshi turi mu rukundo मुझे लगा nyine cyo vuga nari naketse ko rwose turi mu rukundo tumeranye neza You know what? buri wese nta wundi ntaca inyuma mugenzi we पहली बार rwose uzi n'ikindi Ndagi- bwa mbere na mbere mu buzima bwanjye bwa mbere nanze 100% umubano Rwose ndi- uyu mubano rwose nimaze gutanga 100%. Sasa application yohereza notification fungura akazi kawe ka kabiri हमेशा करियर 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 kariyeri Let's get serious with this shit. natekereza ati reka noneho mbeseriye n'ibi bintu by'imibano So किस relationships में प्रॉब्लम नहीं होती है ना हमारी में भी थी but I thought सब ठीक हो जाएगा यार then bose byinshi twari navuze ati ntabwo bishoboka nubwo wenda twagira ibibazo buri mubano wese ugira ibibazo it's happened. nuko byahise bigenda ibyo biri muri loading biri kugenda birangira bisubira inyuma You know what? सुबह से I'm trying to question myself. rwose kuva mu gitondo ndimo ndagenda nkomeza nibaza Mature है yego nyine turakuze but मुझे एक reason gusa nyine ikindi kumenya ntabwo ndabasha kuba समझा पाऊँ कि I fucking deserve this. rwose angana mutima wanjye ndi kubaza se ibintu ndabikwiye kweli oya अपने आप को ब्लेम कर kira kwirenganya It's not your fault. ntabwo amakosa ari ayawe तरफ से इस रिलेशनशिप में 100% दे rwose ku ruhande rwawe watanze 100% नहीं muri uyu mubano sibyo Abaga- umwana wawe na Didi किसी और को उसकी वैल्यू नहीं nimba rero umuntu atabiha agaciro वो अनफॉल्ट ubwo muntu niwe munyamyaku ntabwo ari wowe amakosa si ayawe I honestly feel that you deserve much better. je rwose numva ko rwose ukwira ibirenzeho bya danje And anyways, ये सब तो लाइफ में होता रहता है. It's not. kandi byose biba mu buzima bibaho nta birenze n'ibintu bisanzwe Normal से ना ntabwo nyizeye ibintu bisanzwe I mean icyo mvuga heartbreaks and all it's okay when you're a teenager rwose iyo uri umutini rwose ukiri umwana biba nta kibazo not like when you're fucking 27 ariko iyo ugeze imyaka 27 ibintu nk'ibi byo gutandukana ni ibintu bidasanzwe अच्छा, अगर इतना हर्ट हो रहा है nimba nyine biri kukubaza cyane तो let's just be. reka twongere twibere abatini nyine tu Let's loosen up. चल चल. abatini kuva ku myaka 10 kugera kuri 20 sinzi impamvu abantu bafite imyaka 25 babumva ari abatini yewe we biza kuri 19 nako na 20 ntabwo irimo ntabwo ari abatini kuko nta 20 bayo yita abatini bazabashakira izina usanga bari imyaka 20 turakwiye nko kuri za 28 ngo turi abatini bayo ngiraga riyanjana tuba dukora ngo niyo abatini waba ari umuntu imyaka afite yewe we aha usanga afite imyaka ijya kungana na mizi baraje nga barishima aho ndebere inshuti ye arimo arayiteranya na sheri kugira ngo yegukane umusore buriya abasore nibwo muzi ko rwose ngo mwebwe ngo muvuga abakobwa ngo barakara kawiti ngo kararenze buriya nabo ku ruhande rwabo nuko bimeze ako nyine wenda nawe ujya ubanza uyirebe ugahita se koko niko bimeze ngwiki ubwo nyine tusara babwiye ujya ubanza ufata indorerwamo maze wirebe urebe noneho ko uburanga bwawe utazitamba icyo ushaka wagiraho amashanyarazi avaho iki kibazo rwose cya tekinike mbibutse ahangaha uyu mukobwa Diane Suhani yanze ko yakora akazi ke ka kabiri zane wisikisi wapi baza hano I am in muri club fucked up situation ni club y'akabari byose hamwe मतलब आपको गलत टाइम पे सही लोग मिल bose buri gihe ubona abantu banyabo mu gihe kitari cyo cyangwa se abantu batari bo mu gihe cya nyacyo n'ukundi bimeze bibaho ntugire ikibazo सही बात है reka ko nibyo टाइम kitari cyo ni amal तुझे पता है मैं और ariko waba uzi n'ikintu uzi ko njyewe na Lidi twahuriye hano मिले थे asa umusore akanga akunda Lidi मुझे बोल रहे हो आई नो तुम लोग कैसे ukwiye kumbwira se यही इसी जगह hano rwose के लिए छोड़ के चले गए थे
mwansize njyenyine क्लब में muri la club nanjye ni umwe mwansize muzano uko ushatse kumbwira गाड़ी में twicaye mu modoka nk'uko twicaye munona फिर none hanyuma yaje kwira bite aranje nyine बोतल ako icupa ryose ewa imara gahinda arayimana icupa singiri reka kanyinywe yose gushotorana buri ubundi umukobwa yakuzi bundi akose hanyuma saje gukurikira इतना स्लॉश्ड हो गई थी उसको कुछ होश नहीं था और वो अपने नहीं पा रही थी sasanga byaje inzoga ziramurenga tanya rwose no kugarura urumva n'imyenda ntiyayitaho Come on, Sue. like none se nyuma yo gusinda nabashe kwitaho rwose atazi ibintu arimo no kwita ku myenda bibyanze nyine yahise akora ibintu nk'ibi ku byahise bigenda hanyuma se komeza umbwire ukuntu byagenda gushotorana फिर उसने मेरी आंखों में yanje ndeba mu maso uyaramureba विंडोज nari amaso yewe n'amaso akurura we akurura ku hanyuma फिर she asked me to aranje aransaba kiss her. ngo musome kiss me ansoma kiss me soma kiss me soma zagace nibutse ubundi abahungu bo saya yose bari tayari ubundi ntubagore bari tayari kuba ari modoka hano telefone asura ariko badia ariko Diane Didi dore sasa मैं तुम्हें 12 बजे से कॉल namari rwose kuva saa sita naguhamagaraga uri hehe someone has photoshopped rwose hari umuntu wakoze photoshop amafoto yanjye ayohereza abantu benshi yagiye afata amafoto yanjye ankora photoshop anshyira ndi kumwe rwose ibaze ko none yamfashe akanshyira ndi kumwe n'abantu uje mana ibaze nawe please someone respond niyo mpamvu se rwose utari kunsubiza rwose na message yose yanyohereje हमारे घर के बाहर खड़ी हूँ ni hanze y'inzu yawe amali ndetse amali ndagukunda it's a huge misunderstanding rwose amali byabaye rwose हमें please call kudasobanukirwa ibintu bya nyabyo amini mamagara bakoze photoshop bamukoreye photoshop asanga yamuhamagaye yongera ko bamukoreye photoshop photoshoping ari kumwe na Dumba nicyo cyamaye kuroja ikifuzo cyawe kiranzwe oya oya kubera iki wibagiwe amategeko kandi amategeko n'amabwiriza birakurikizwa amategeko n'amabwirizwa ugomba kubanza ukarangiza utuzi cyangwa se akazi bwose wahawe ubwo nyine nuko biturite ahubwo mbwira witegura akazi kawe ka kabiri yego lifungula ngomba nangize akazi butatu tuzanga ku gahoteli kitwa Antop Hill nimba taraka rogi nimba taraka apartment ikimwe muri ibyo aza hano ni Diane abize umenyere Divine nta Divine nkoresheje ihangane ubundi murahita se nona Divine ko atamukoresheje ra azamuka hano kuri floor ya kane iraba yita ngo iki yararimo bayita ngo iki kefa ngwinyi mu cyongereza ibyo uvuze byari byo gake bayita elevator जी वो मैं मुझे पता है mwiriwe तुम ndabizi लेने आई हो ना ujanga gufata igikapu ariko kitari nk'igikapu bage briefcase ubona ndabasanga iki ndaje nyibereka sanze bamuzi n'umubiri gihe baramuzi Cecuru arafunga ngoma agafaranga सभी इसीलिए तो आते हैं niyo mpamvu abantu bose baza ni mukecuru gake gake ushaka ka cyayi आंटी मैं वो बस tanti लेके निकल ndafata igikapu ngende जल्दी क्या है ukeko wihuta बिना nta muntu ujya uva iwanjye atabanje kunywa icyayi haba ngwino mwereze teveri ndi kumukubita teveri
yicaye hano yitonze ikomereza teveri reba ibikombe biri hano ibikombe ariko se mwitonde arebye hano aribyo yabonye mu byo yabonye nga ibihumbi 4 ikinyamakuru cya 4 karabaye तुमने अपना नाम नहीं बताया ako ntabwo wambwiye izina ryawe Diane अच्छा सुहानी Diane अगर मैं ये ब्रीफकेस तुम्हें ese nagwaye igikapu तो क्या तुम wanyica namutse nagwaye igikapu wanyica तुम इस ब्रीफकेस के लिए किसी को ese wakica umuntu kubw'igikapu amagambo y'umukecuru taravaho tanti aramuhura abura tantine asawapi shangazi ako nje nakica w'igikapu yakica shangazi tantine hey tanti tantine yajeje ase tantine gukora ibiki tantine shaka kumwivugana karabaye tantine aramusunika tantine ku ruhande tantine mukecuru anga aragaruka akose tantine ufitiye ikibazo tanti akose tantine watuje tantine cyuma kira ku ruhande cyuma akura mu rwagashya agasende wabuye nijima sasa byabagaga mutarasubiraho umuntu yabagaga yarumye ndebera biri hano ngaha nabera nkamwe muri Bibiliya ni ikibazo averukanga napfuye aza gukingura asohoke kagende arasohoka Diane azaga kuri elevator aca kuri escalier ataragenda icucu Shadow Lord Shadow abona Shadow cucu rangiza akazi kawe karangize ujye ukora nurangize akazi niko mvuga akazi kose kandi ni akazi aragaruka sasa garutse hano ibre wa mukecuru uje gufata igikapu karabaye yagiye byamucanze yewe yagiye byamucanze menya ngiye gusara menya ndaje muri Karayesi ageze hano ndagukunda sasa buri kateye intambwe agenda arangiza akazi butatu Dia I'm so sorry, I thought gasuyanga naneketse ko rwose ari ridi actually narinje kumupropose bana cyose umva Dia usrat nyine rajoro twatuye gusomana san twasinze मैं Dia harano waguye oya umva Dia Radi ka kuch नहीं बताऊंगा rwose ntuzabwire ridi oya ntago nzamubwira ko twatuye rwose yajano ibi bintu bitanye kumukoresha amahano uze kwica umuntu ukagenda wagaruka kongera ukamusanga ibaze nawe kandi ubonye abazimu batama imbere y'igirye ukeka ko ari uzi guterekera yafashe umwana wapfuye amushugunya ibyo ni ibya mbere yakoze yamutanya kwibaza ati se nagire hasa akibukanka atarinze akazi ndetse yagiye kugenda yigira amari yuko yica mukecuru ukavuga hano ko yumvanga rwose ridi yemereye amari ko bazashyingiranwa umugore n'umugabo akaramata yararize nyuma yo kureba ugomba guhita uyanagura ibibazo byawe urabyimenyera mu isi ntuzitege ko ari umuntu uzarerana nawe
ubundi abantu bishima hari icyo ugiye kubamarira n'ubundi ntabwo wakeneye kuza kubabwira iyo ukiri muri struggle wakeneye ko ugomba kubabwira umaze kurangiza ibibazo byose ugeze hejuru kureba neza yitonze na ya briefcase dore ngo arayibura imwe yari afite kare briefcase yari afite ndayirabura karabaye hey filime ko nayizanye nk'abantu mwe dise kare nyina mutemba shyushya kawiti dise kamya mutemba shyushyu yigira rwose anga na gatesi yishimye dise kazi ko kari kwishimana inshuti ye kandi na wundi mwanzi nimero ya mbere kurusha Diane baguseka byanyererishwa benshi bagusekera ushaka kwivugana ujye mwitonda usanga amara bizi ibyo yagiye gukora ukamureba usanga umuntu arishimye yishimye kandi usanga ngo abasitari ngo n'ubundi ngo bazamutse ngo ntabwo bakomeza kutwibuka ngo iki kugira ngo aze akwikubita imbere पकड़ एक सेकंड asanga yakomeretse no gushaka uburyo bamuganga amuvura तू भी थोड़ा जलेगा ये हाँ nakubaza mu gake dise kare denari bi पागल है एकदम ध्यान रखा कर witaho asako ngango ibyo bamubwira byose ari kwirebera amari I'm very happy nakwishimiye ishimye ugezeho felicitation यार मैं सोचूं कल ना ऑफिस के बाद सीधा क्लब चलते हैं rwose ndimo ndatekereza ejo rwose tuvuye mu kazi twari tugiye muri club nkahamagara na Gisa ko rwose namaze kwambika impeta fiance ufite fiance mukasi ujyana mukobwa n'umutinde yewe n'abatekereza फिर से आऊंगी ejo nyine saa 2 वेट करना मेरा हाँ nzahita nze nyiva mu kazi rest nawe genda uruhuke mbega umukobwa mbega inshuti dufite mwihangane yagize tuse turahanganye hano ngomba mwishimire gangere kamanye bazana kura we ibyatse sasa bapanze gahunda akazi karangiye ni muri club kamanuka muri club rangiza akazi kawe sasa ngo muri Gisa nabisa nka ina application ifite mwe ngo arangiza akazi ke nguyu sasa Didi ntabwo ari kuza network nazari rezo ni ikibazo kangerageza ntabwo ridaraza kandi we fiance Disi wamwambitse fiance yishimye mama shenge ari mararira uya guri cyanga amara aramagara Hi bitama uri ariko around iminota 20 bagezeho baje ku booking ase aho tuba twicaye cyane kirapfaho don't eat without me huh? Murye naraza inzara iranyishe I'm starving for you ntabwo ngiye rwose mfite inzara yawe Chi? nakose nawe nukajya vugirisha Samo Love you ndagukunda love you ndakubona mutubone mukaye cyane nanjye ndagukunda ari araje sasa kuri It's time. icyo gihe ngurangiza akazi kawe क्या हो गया इसे bigenze bita imodoka ra imodoka irazima uragiye muri club muzimiraho sasa twabonye ngaho uyu nguyu nawe yabwiye ngo aragize akazi ke karangize azano ndagufungura hanze biranga
ya imyaku ho yanitse niriva ye turabano ibona yapfuye karabaye. What the fuck? Sikibiniki Rada ye. ibyo byose niba bikora gasike Lidi wihangane gisa shishubuze karabaye gisa twibutse mbibutse twonyanga yoherezwa nawe ubutumwa bw'amajwi nawe ugomba kurangiza akazi kawe tayara mwivugana baje kumwivugana briefcase ngiyi. Congratulations. Felicitation we rwose icyifuzo cyawe urabura akazi kamwe ku kigata cyususwa kibimamo. Gisa nawe yadawuninze application. Hello? Dore ngo ngo arakira amakuru. Dore ngo arahita yakira amakuru. Nibwatinze. Janga barafotora. Lidi arapfuye. Lidi acishene. Mari dore umushinya. Nendo nyicishene. Nendo nyicishene. Shiriwe. Hey. Akiraha. Felicitation divi. Ikizo cyawe kirabura akazi kamwe kabimamo. Tayari. Nawe ubona ubutumwa. Sasa kubera application yise unlock. Hey. Sasa ku ruhande. Iyo. Mushinya. Mushinya. Igisa. Chakumejanga rangiza akazi kawe ka nyuma. Complete the final task. Nyundo. Numba se. Uri mu biki? Nicyo gihe ngo rangiza akazi kawe ka nyuma. Akazi kawe nabo bashaka akinaze. Telefone arashukunya. Amafaranga ni kubwa mama nyekere kuyango. Aba ya mama none ngo nice mama gusa. Kweli. Akazi no kwica mama. Ha. Mateye kwangari hano nago yoroshye. Ni Illuminati. Acha mama wawe. Tatanga igitambo. Alo beta. Yewe. Gisa. दरवाजा खोल बेटा. Fungura umuryango rwose mungu wanje. Bayitiye kuhishe mama we. Sasa ino yaje hano. Ufite magara. Divi, tanya kora ngari di. Batumya pfa. Ari kuri inshuti yanyu magara? Sibyo, Lidi. No. Nago wow. तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं. Nana tanga ubuzima ku bwawe. Hey. Yakora ngakane maraso. None n'umura. Arwata pu. Yarotaga. Mugize ubwo ndabakanze ko. Ha, biri hano nago byoroshye. Nicyo gihe ngurangiza akazi kawe ka nyuma. No. Oya ndabigize wenda bigize. Abona ngani bazajya gusiba application. Sinshaka kwikora application. Yago siba application. Arayisiba. Abaye kwisiba irongera itayigarura installing tayari. Itigaruka na hijja. Yana ko bijaka we mama amaro application. Application kandi application. Please. Wa mama application. Application jahano. I don't want to do Ajano we singo cyakubikora nango cyakona no gupfa. Gote bose kwa installing application iswe unlock gote ba installing ikaba muri telefone byaje gusacinga. के बैंड्रा इलाके से एक बहुत bosanga namakuru rwose एक खबर सामने namakuru rwose yihutirwa atari akavumbi pe कल रात मुंबई ashyushye cyane bose polisi yo Mumbai yabonye umurambo w'umukobwa w'imyaka 8 yasanzwe rwose ku mwaro aya ni ku mwaro ku ngombe रहने वाली 8 साल की ku ngombe पिंकी शर्मा है. आप देख सकते हैं उस बच्ची की दिल दहला देने वाली तस्वीरें. पुलिस के मुताबिक bose murimo murabona amafoto rwose पता थी
amafoto rwose ababaje cyane y'umwana की मदद से कल रात को समंदर से उसका शव बरामद bose abarobyi nibo basanze igikapu mu mazi bakivanayo ndetse polisi mumbaye yamara amajingo uwishe inyuma y'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa सकती है किसी की 8 साल की बच्ची guta umuntu waba afitanye urwango byagera ku mwana w'imyaka 8 तब तक आप देखते रहिए कल तक और मिलते हैं iki ni ikibazo sasa guhamagara gisa dore mu guhamagara gisa dore ngo arabona ngaha kuri mashine ye gisa tayari nawe amenya byarangiye nampabasi namikiriri hano ibyo yatanye abona n'ibintu byoroshye ngo ubwo ikifuzo cyawe kigakorwa mu buryo bworoshye wapi rangiza akazi kawe ka nyuma nagucika guhari nagucika aje kuri telefone wasinzi ya telefone ubundi Task complete. rangiza akazi kawe ceceka we ceceka cyawe ceceka telefone yishukunya aragaruka jugunya telefone baganya telefone yumva gasoni genze bita telefone ngiyi hey nimba ro kurangiza akazi no kukarangiza arayibona telefone yajugunye karabaye nana ji cucu ngicyo inyuma yi nini cha hey kija pu mereka kuzana kubashiri imashiri hey ye oya dore ngo sasa arabona ndi dore ngo arabona hano amal consequences ntacyo noneho ingaruka zirengera kiza kuri amal ndapfuye tu bose nenge gukora rwose nubikore kiri inyuma ya amal ushaka kumwivugana yanze kurangiza akazi yanze kugakora birengera ingaruka oya kugenda areba kubibona bimwegera hagarara rekera igihe cyageze ndemeye yahinduke kinabona मुझे तुमसे कुछ बात कर चाको tuvuganaho nahise azanga kuri amal बोलो सु yego divim ndiyambwira क्या बोलना है shaka kuvuga iki barakanazo nimba kumbwira iki amal शायद ये सही वक्त ari rwose amari ntabwo ari igihe cyane cyo kubona kubwira पर इससे सही कोई और वक्त भी नहीं gusa nta kindi gihe kirenze iki मैं तुझसे प्यार करती हूँ ndagukunda पहले दिन से kuva ku munsi wa mbere मुझे याद है so wawe wibuka अनु ने मिलवाया था हमें ndetse gisa niwe waduhuje पर तू रिद्धि से gusa wowe wahise wikunda Lidi तुझे रिद्धि पसंद थी nagiye rwose uyumvamo Lidi मेरे लाइफ में ना मैंने कभी देख ubuzima bwanjye nta buribwe nk'ubwo nigeze niyumvamo meze nk'ubwo rwose niyumva ibishimo kubera kutankunda बॉस icyo nifuje kubona mbere hose cyari ikintu kimwe cyoroshye which is you ari cyo wowe only you अमर wowe wenyine amal मैं फंस गई हूँ bose birasa nk'aho n'ubu ngubu nabaye nk'ufatiyemo rwose nabuze icyo nkora byo mu buryo bubi cyane meze nk'aho ndi ahantu nabasha kwikura तुझे पाने के चक्कर में ndetse kugira ngo ugereho ubu wanjye I just lost my nabaye nk'ubuze ubwenge I became selfish naje kwikunda I became selfish शायद रिद्धि की ahari जिम्मेदार भी मैं ही हूँ banza nshobora kuba ari nanjye nyawe yazana urupfu rwa Lidi I know तू मुझे माफ नहीं कर सकती ndabizi wenda ntabwo wambabarira gusa nta kibazo I know मुझे प्यार करना तो दूर you'll never be able to accept bose ndabizi uri kure kuba wanankunda gusa ahubwo ntuzigera ubasha no kunyakira well nibyo nta kibazo ntacyo bintwaye
But I'm not okay with the fact कि तू ये सब ठीक ये सब I didn't do this, Amar. Nako Amar bisinjye wabikoze. I never wanted to do all. Byose nago nigeze nshaka kuba nabikora. Babifata nabi byo nago nabyihanganira. I never thought एक app के चक्कर में sinenekereza ko मेरी पूरी application imwe gusa application iraho ubuzima bwanjye ana This was my last task and aka kare ko kazi kanye kanyuma and it doesn't matter. Let's ngubu sasa ngakwereke sasa bamubwira ngo akazi agakore turajyango rwose ugende cyangwa se ndagira ngo ugende ubwira Amari kumukunda umwerurire ngo karakazi hawe ndagakoze She'll never see me. ngo nushaka kuza tazongera no kumbona. You shall never see my face, Amar. Amari rwose naguzanya kubona ku isura yanjye bwije ukuri byose ari mubwiye. You shall never see my face again. Naguzanya kubona isura yanjye taragenda Amari amufata yangu hino aramuhobera bya bintu bikora we njye kurangiza aranyemeye mana ndese amani ese kararize urukundo akoze amafuti atumye Lidi abipfiramo na byinshi bindi bibi. Mariya murebye maso gusanga naseka nk'umuntu wishimye ko rwose bagiye gukundana. Mare mu gahinda kashiriwe wapfuye bamaze no kumwambika fiancé. Mariya murebye yakamurebye Mare naseka uri bahobiranye genze bite wowe bahobiranye uri bahobiranye tayari icyuma yahise amutera icyuma nuko Yesu umunyagute mu rubavu teye icyuma cyihuse ntago yabyangana kuba ari we nyine yazana urupfu rwashiriwe wari wagiye kubana karamata. Amari naseka Amari yaramurebye urebye inarapfa completed first task to unlock your wish. sasa ndetse ngama rero afite application ya unlock ndetse akazi kawe ka mbere ngo ufungure ikibazo cyawe urakarangije akazi kama ariko karukwica n'umukobwa undi mu gihe akanyuma kare kuvuga neza akajya kuvuga ko mukunda akamwibira byose n'ukuntu byagenze uyu akazi ke karukugira gute karukwivuga na Diane karabaye mama we. Sasa ku ruhande uroteye icyuma ndetse Amari uroteye icyuma ndi Diane aracyari muzima ndetse arujyanwe bisa nkaho yapfuye esanga bapanze iki byagenze bite yarebye Amari hari kinanga bisa nkaho dushobora ko tudasobanukiwe. Amaranga twasize ube nkaho amwishe amuteye icyuma ndetse Diane aracyari muzima esanga abapanze iki cyatuma ino application yabakoreshaga amakosa yose azana telefone hano yaje yihebye ndetse shiri yamaje gupfa gusa none ntago yishe Diane ese upango wapanze ni nyabaki ushaka ko ugiye gutuma ari se bagiye kwivugana application muri telefone nta mwiza nayo tuzayireba esanga bapanze uburyo iyi application bari kiri kubitera uyishima ninde ibyo byose application yose bifite umuntu uri kuyikoresha hanga babaye nk'abayishuka bisa nkaho bakoze icyo yabasabaga gusa none ntago bagikoze ibyo byo biragenda bite nimba kabiri yayo niza nayo nzayibaha imeze neza cyane yani professeur general docteur inkoranya so sweet nyiri ubutungane ingingo ibarenyera ndabakunda cyane zani yandi ni kabaka Diane bikorwa Diane batinya Diane bebe ndabashimiye.